ako cyusa ngewe ino genge tuba mubona bigenda neza mani jimba ndumva nangiye genge mani nana icomoka nkigendera yabona abo bantu baturya ngenda nagiremo ikibazo nahantu hamwe ira mission twakoze ya miliyoni 100 ngaho dukore miliyoni dukore game ya miliyoni 100 badukubite mu miliyoni 2 mani shaka nkubwire ahubwo ngenda bona tutabaye maso sibyo baza tukoroneza bakazajya bora badushyira hasi tukaba bagaragu babo mani mbona usekera boss ukagira nkagira ngo mbabaye yari igitekerezo mba ntekereza mbabaye cyane pe hari ibitekerezo mba mfite nkabona ntabigwa kubera ukuntu usekera mani ndabura ahubwo ndabura twumve mani mbona wanangambanira wowe ubwe n'ibintu byanjye yewe uri inshuti yanjye magara ntago nakuraburiza n'ukuri ariko ngewe hari akantu ni gutekereza nagiraga nzakubwira yego urabona nubundi nitwe dushoramo imbaraga aba boss tubasiga hariya biyicariye ijoro dukora n'iryo rimbabaza pe reka nkubwire hari agatekerezo nagize twazafashe umwanya tugashaka genge yacu man nge nawe turi babiri tukipangira genge yacu genge tukayifata tukamenya nubundi nitwebwe dushoramo imbaraga usanga ari twe twagiye kuri tele kureba diru zose baba bafashe uramuhanyira mutsabye abimenya ko ko nabonye nawe ko yatumerera nabi reka nkwereke noneho wenda ubwo tugiye gufonda genge n'ibanga rikomeye cyane urumva nitumara kwifonda yego nimara gukomera igeze nk'ahantu bifite abapampe nyine abacu ku ruhande dushyira mu kazi nyine aho ngaho niho tuzatangira kubishyira hanze ariko mu gihe tutarafonda ubuzima bwacu bwa genge yego tube tubitwara gake gusa mu ibanga nyine rikomeye akuramu gingara dukoroneza man nge riraje amajoro kiraka twakoze ushimutira ira baby man ibicwa miliyoni imwe bije karaka baby ukuntu katugoye se man kandi barambwira ngo biroroshye kandi uziko navuye hano kandi inzara ahangaha budone uko ibikomere bimwe bigenda byisangana ahangaha sureba ngewe panga ibintu bifatika kandi ngewe mu byumweru 3 yego uzabona impinduka zanjye nje mfite niko harya ngo bimeze bite ikintu ari nguhamagariye na afite indi dero nshaka guha indi dero ushaka kumva yego ariko iyo utekereje neza teza ko ingi ari watermelon nikore cyangwa cyari igihaza shatse kuvuga iki urashaka kuzita mu ruzi wige muri ingona gutya se uruzi ninde ingona ninde ku myaka ngize ndinze nganya gutya nta muntu urampeza sibyo harya gahunda twagiranye bwa mbere yarangiye ite shaka kukubaza ubu wasa nk'umuntu kuvuga ngo ubwo faranga bwasigara arabwita ubufaranga it's okay ndagukubira kabiri banza uburambika ahangaha ndagukubira kabiri rero ngewe ubukire bw'imibare ntabwo njya mbugira ngira nemera ubukire bufatika it's okay man amafaranga arahari turi kumwe ngenda gukubira kabiri ntabwo nyangere noneho ngiye ugu sinyangereka akazi ko kandi uzabaze no baranze ndashaka kukubaza amafaranga nakoze ari amafaranga yavuye mu byuya byanjye ndetse no mu byuya by'abantu inyuma mfite abakozi bantegereje bagomba kurisivinga salary zabo wiza kunzanaho ngo uri bosi wa mbere ni igifu cyanjye n'ibikijyamo ubwo bosi bwawe umubosi utahembye yitwa bosi soka buri ko mwereke gira vuba urambika amafaranga ku meza urambika amafaranga hasi ubundi ubone kunzanira akazi utayampaye ugenda ugaha abandi abashaka akazi ni rwaserera kandi mpamya neza ko abakora akazi nk'ako nkora bashobora kuba bakeya uretse nkubwira sibyo uranyumva neza ndabizi sibyo nge nawe twumvikana akazi ntabwo nagushatse nzi yuko ntakuzi mvuze ngo iki ndakubwiye ngo nagushatse nkuzi amafaranga nkurimo ndayasi hejuru y'inkuko haba dendo ndabizi sibyo understand wishaka kunkanga kandi turi muri diri z'amafaranga sinshaka gukanga ya shyiramo intera
urumva shyiramo indero ushaka kumva ko uri umuhanga ariko waguhaye akazi ntabwo umuzi. wari uzi n'ibindi aho kuba untabitse amafaranga yawe nabika uwo mutwe wawe. What? I told you ndashaka amafaranga right now. urumva ushaka ko wabika umutwe wanjye? nakubwiye ikibazo si amafaranga. wampaye ibiraka byo kwica wawe. nakubwiye ikibazo si amafaranga. Please nagushimutiye umwana. urabyibuka? Yeah. urabizi neza? ndabizi. operation nakoze uburyo yareshyaga urabizi? ndayizi. cyangwa nuko namuraho mugenda gusa muganira. ntabwo ari byo ntabwo umuntu ashaka amafaranga ashaka aba afite n'ibitekerezo. ntabwo waba ushaka amafaranga adafite n'ibitekerezo. umva boss. nagufata nka kwempirima ku buryo n'Imana itagutabara. ibyo byibagirwe. we tuvugane deal z'amafaranga zirangire. ujye wibuka neza ko wantumye ahantu wowe utabasha kwituma. ndabizi. urabizi neza? ndabizi. Fande tugira icyo dukora se. Wait. nk'ubu bwana mwazanye mu kasete byanyu. abana ntabwo se bitendo bakoze. akundi bo njya kuguha akazi ubundi bo ngiye nawe njya kuguha akazi ujye ubanza utegera tese umuntu akuraho amafaranga cyangwa abona amafaranga byagenze ute. ako sha wagiye ukanzanira intoki z'abantu nkaba nirira ko numva ntangiye kugira umwoma mu kanwa. Checking your position 61 TLM. nakubwiye ufite deal ushaka guha amafaranga yawe ndeyagwa ntaburuke bitandukanye ntayaguhaye kino noho mission ngiye kuguha ndakuba kabiri. urakuba kabiri? Yeah. Okay. Shobora kugwima amasaha 12 yo kuba utekereje ku bwishyu bwanjye ariko ngaho mbwira numva iyo misiyo ye ari mission shaka guhaye umuntu ashaka gutuma. hariya ngo iyo mission iteye ite? mission shaka guha hari umunyamahanga ugiye kuza. umunyamahanga ugiye kuza agiye kuva mu gihugu cya muri Pologne. afite miliyoni 5 z'amadolari muri Black Fair. ubwo ni Poland. Yeah. urumva? acyura ikibuga cy'indege. ayo mafaranga yashaka. Mbo hari ukumwica urw'ikirago, hari ukumumanika, hari no kumutera ishoka mu bitugu cyangwa se nkamusatura amabya. Yeah. What do you want? yewe muri ubwo buryo uko ari butatu. ikintu ushaka gukora ibyo kumwica ngiye ntibindeba. icyo shaka ni iki? ni amafaranga ari muri Black Fair. ariko maze iminsi tugeze mu Rwanda nanjye mu Rwanda narimo kumbuye hari ibintu byinshi hari mu modoka isanzwe ubona warateye ubatse n'ama etaje ibintu byarahindutse cyane Kigali ni nziza rwose nanjye ndikubera nkabona ibintu byarahindutse byose. ese wanzanye umuntu w'inshuti yanjye wa hafi mu miryango urumva wanzaniye iki? icyo ni nyine nzakumbaza kubera ko ari ibintu zari bikiri kugenda kuza ariko kuko hari hoteli narayemo nko kwa kangahe nzajya kubifata mbese ni nk'akazi ni ukuri ndumva nishimye cyane. nari gukumbuye niba ari umuntu nari nkumbuye ni Brian. njye nkumbuye abantu banjye nkumbuye u Rwanda nkumbuye rwatembera ahantu si watubonye rwa mbere niwe mpuye nawe hanyuma se urabona ameze kameze nka kera umva ntabwo nyimeze neza nta nubwo mba numva nishimye ibintu byarahindutse nta nubwo bikimeze nka kwa kundi n'ukuri ntabwo mubeshya n'ubwo ubona ndi guseka ariko ndababaye. byagenze bite? yego ko mana yanjye muzi wa mwana wanjye w'umukobwa wanjye hari turi gutembera mu ishyamba. wowe undi mutoya? ubwo umwe nyine nabyaranye na Mose haragiye gutya nyine yaravuye ku ishuri yaravuye ku ishuri umwana wanjye urumva yigabayo yiga mu wa 4 yigabayo noneho ndavuga nti ubwo avuye mu biruhuko aje mu biruhuko reka mutembereze
ndamutembereza ndaza kumujyana muri nateri mu ishyamba ndavuga ngo uko biri kose reka rebe nyine ibyiza bitatse u Rwanda ndi kugira ngo nyine arebe nyine nuko ubwo twicara gutyo ndamwereka ndavuga nurumva wishimye mbese mubwira utuntu twiza cyane by'ibyishimo sinzi ukuntu nagize gutya ndavuga nti reka njye kwitaba telefone ngeze gutya ngo ngiye kwitaba telefone agiye kureba usanga umwana baramushimusa oya ese bibaho muri u Rwanda cyane abantu bamushimusa se barababonye byibura narababonye umusore ntaze umutekano ni ukuvuga ngo njyewe nitabye telefone ngo ngiye kumva numva umwana aratase avuze induru ati mama ntabara ariko nkamubara hanyuma ntageze ubwo nahise ntahurira n'abagizi ba nabi bafite n'imbunda iyi umwana baramuhemukiye ukuntu banamubabaye banamufashe no umuntu barangije ijosi bashaka no kurigonyozora uri kumva ibyo mubwira ni ibintu ni inkuru mbarira ni inkuru ifata wiboneye n'amaso yawe shawari ko nyibikubwira waceceka wareka kugira amatsiko ko nyibikubwiraho ukuntu byagenze nanjye nahise numirwa muri uru Rwanda kubona umuntu ashimuta agafata nk'umuntu akamushimuta ibyo mubwira biro nose ababikoze baba barabamenye se tega amatwi mubwire se hanyuma mpageze gutya mpasanga abicanya abo babica umwe yaramufashe gutya agiye kuhamukoronza yamufite n'umuntu umwana agenda no guhera umwuka yabuze ukuntu ataka yabuze uko abigenza shabyihoreze umva ibibazo biranyobera mu mutwe mu uko mbigenza ubwo ngira ngo nanjye mbona uko ntabara umwana wanjye ngiye kubona mbona cya cicanye kiba gifashe imbunda kiragije kishyiraho hano ku mutwe aragutunga uzi ko umuntu ugutunze mbona amaze nko kwica ibyo mubwira birukuri ngiye kubona mbona ntunze imbunda arayintunga arambwira atumva toka wowe wicara hasi arampanga ibyo mubwira birukuri gusa ni iki umuntu yakora nk'umwana agaruka amatwi ndacyakubarira arampanga amaze kumpanga imbunda arangije ayinerekaho hejuru ku gahanga arangije aravuga ngo pfukama mbura icyo gukora nk'umuntu ufite intwaro urumva nawe ntabwo wari kureka kudapfukama ndangije ndapfukama ndangije manika amaboko ese ubona washatse iki bashakaga umwana bashimuse umwana ariko hari icyo twakora umwana akagaruka none se twagarura umwana tutazi n'ahantu hari twabana tugashaka amakuru yewe bana nimbizi niba byakunda ariko nzi ko turamutse tumenya ahantu aherereye byo byashoboka nta wese yagiye gushaka amakuru amakuru ntabwo nigeze nyashakisha ariko turimo gushakisha turamutse tumenye ahantu aherereye niho yagaruka njye mfite icyo nakora akagaruka nkamubona urakoze cyane we muri kumbaza iki ziba nyine muri kumbaza iki shyira ibyo ufite hano byose hasi bijyanye n'iki ibyo ufite byose bishyira hasi kari ibyanjye n'ibyawe kumena wowe genda kubikira ndi banki yawe ndakumena ndaguturitse umutwe ndi banki yawe ziba ngenzibe cyangwa uzibe wowe ndavuze ngo ese ubundi uri igituba ndavuze ngo ibyo ufite byose hasi ubivuze uri nkandura shyira icyo gikapu hasi ntacyo masize urashyira icyo gikapu hasi ntacyo masize igikapu ni icyanjye ntabwo ari icyawe igikapu ni icyande ni icyanjye Rodo! n'aba babwiye abantu Rodo! Checking your position! ahaha Kama tufumba tupige mushati! mundekere ibyanjye Mumureke! Urabona turi gukina nawe wowe? ntabwo turi gukina fande Wafunze umutwe? nababwiye ngo ibyo mfite n'ibyanjye sinzi rero ikibazo ngiye mfitanye namwe ahubwo cyeka niba hari ikindi kintu muri kumbaza cyanyu wenda naba mbitse wigize gufa icyo uri kumbaza ni iki ngo nyinguhe munasuzugura fande ntabwo nagusuzugura z'amafunzo nakoze ndayazi ndayazi urayazi uyazi ute nitozanyije nawe reka umeze bite
bimeze neza cyane. urashyira igikapu hasi ngo twabikubwiye cyane Oya, ucishyira ntabwo hasi igikapu ni icyanjye nta muntu ndavuze ngo shyira mufatanyije igikapu nawe. hasi ntacyo ndi buhashyire uragishyira hasi nugishyira hasi igikapu ni icyanjye shita wanagipfira Ntabwo wafunze umutwe nagipfira. wafunze ntabwo umutwe nagipfira ni icyanjye hari icyo ako wakigore urabona twebwe twaje gusekana nawe ntabwo naje guseka nawe boss Kigore ndakinyuzamo ipingu ndakinyuzamo ipingu ipingu nta kibazo ukora icyo ushaka ako se kana gute ahubwo nimundekure buretse undi ntabwo nyamvuga na sense amafaranga arimo aho ngaho agiye harimo Protex n'ibihumbi 5 byonyine yanga gukina nanjye urabizi icyo nabasha gukora afande hazamo Protex yonyine n'ibihumbi 5 n'ikari utakurza ukiretse buretse mbabarira ntabwo nzongera nacecetse afande nacecetse harimo Protex n'ibihumbi 5 n'ikarita ya banki boss ibyo biroroshye aratubwira password ya banki password nayo nzi haguruka nayo nzi password banki barayifunze ntabwo nyibuka password yayo barayifunze shyiramo password ya konti ya hano shyiramo gira vuba gira vuba mwambabariye shyiramo gira vuba toka mwambabariye dore ngiyi mbabarira wo kabyara mumbabarire we mumbabarire kandi imbabazi afande n'abasabye imbabazi nazibasabye pe mumbabarire we mumbabarire kandi mumbabarire kumanga we protecting fano protecting fano agaran afande wambabariye mumbabarire no kuri mbasabye imbabazi password usizemo ni yanyaye password usizemo ni yanyaye yego ariko niko uri kujya urimo urajya ushinzwe kumenya aho ngiye abishinzwe wenda ngiye kuri kumva se ngo ntabwo nshinzwe kubamenya ngo ngiye kuri butike se ugenda wambaye amakote mbese hari icyo butike itangira ntabwo ariko nawe ntukazane imyenda ubu se wagenda wambaye gutya mbese ugenda n'ishati wagomba kugenda nk'umuntu ugiye hano hafi reka burije siyo bwije n'icyo wifubika none reka kugenda nk'abasirimu kuko ngiye kuganira n'ikimero ariko wagiye uvugisha ukuri wa mugabo ubu aka kanya wese usohoka ushyizemo amakoti ugiye kwiyerekana mwese umva nkubwire sheri sibyo ntuzaze woroshya sibyo niriwe mu rugo njyana nkubise umupuri ngo ndi mu biki none ndasohotse nambaye ikote ngiye mu bandi bagabo ngo ngiye none se urivumbuye akanya urivumbuye ngo nuko ngo navuze gutyo nta mugabo wivumbuye ntabwo wari kuba ugiye hano hafi ngo ntabwo wari kujya hano hafi ngo usohoke wambaye gutya sheri sheri mayoneze imaze kukubyimbya imbyimba na se mbyimba na he izo nyashi urabona nsa nk'umuntu n'iki kubera mayoneze wakitonze ubu ntabwo ugiye kwirata muri bariya bagabo wakitonze nkakora ibyanjye nuko umbwira ngo nguhe umusatsi nkawuguha ntabwo ushobora kunyitondera mwese ikote nintaryambara nintaryambara uzasigara ko wari usanzwe uritahana amakwe sibyo ko wasanzwe uritahana amakwe akanya nibwo wibutse ko ugiye kuryana ni ubwa mbere se ugiye mu kabari ku buryo utekerezwa muri ubwira sheri ngiye guhura na wa mugabo naguranye nawe benzi ibyo ngibyo ariko ntabwo wamubimbwire ni uko warumbwiye ngo kuri botike se ni igisobanuro ngiye guhura nawe kuri butike ega ntabwo wibana ugomba no kumbwira na gahunda zawe njye se nanasohokanye nanakubwiye
ariko sheri wakwitonze wagabanyije ariko amahane kuba ushaka kunyibutsa ubuzima bwo kwigenga wagabanyije amahane ayahe mahane njye nta mahane mfite runo ni urugo urimo ntabwo ukiri iwanyu urugo se gendera kuri gahunda zanjye nk'umugabo urabyumva neza yuko urugo rwawe hari ahantu ruhuriye n'iwacu njyenye mabuni itonde ukuntu nari mbayeho neza ntaraza muri rugo rwawe rudashinga se urabona rudashinga urabona njyewe ariko urimo kubyumva nongere mbikubwira mbyimba abanyamarere urimo kubyimba jya wiga wo kuvugisha ukuri nawe bakuvugisha ukuri ukumva umva nkubwire umuntu areka yakubwira ukikomeza ngo urambwira umva nkubwire ubundi urambwira iki nakubwira ntabura nkubwire n'isaha ziranjyanye naho nsubira garuka mu gihe udashobora kumbwira garuka tubanza tubyumvikaneho ntabwo ari ugupfa kugenda ngo ariko tugenda nk'umuntu ushaka kwiyobora nimba ari ibintu byawe si uko nyoborwa si ukuyobora ndakuyobora uranyobora tugomba kubyumvikana ndakuyobora uranyobora ntabwo nkuyobora ko nawe ntiwiyobora none umva nkubwire gendera ku mategeko yanjye ariko reka nkubaze iyo botike ugiyemo kugeza na n'ubu ntabwo ngo umuntu uwo mugabo se katigeze guhamagara ngo aguhe umva nkubwire ikintu ngiye gushaka ngiye gushaka amafaranga yo kwishyura ngiye gushaka amafaranga yo kwishyura iki yo kwishyura za nkweto zawe wafashe mu mujyi twasigaye n'ibihumbi 5 nabyo ndabyishyura ariko aka kanya iri joro aya masaha ahageze nibwo utekereje kurohama agakoti ngo ugiye ngo kuza singiye gucuruza imodoka singiye kuyigura bagerageje ukumvikana ukamenya kuri n'umugabo ukene muri uyu mujyi wa Kigali wowe uzabura amafaranga ubure no kumvikana umva nkubwire ntabwo nkennye ibi biraruta ko nasubira mu kuko nigurira icupa mbese ndakene cyawe ni amacupa nigurira icupa si wowe nta biryo bihari ibyo bivuze na mayoneze naguze mayoneze ariko iyo mayoneze wirirwa ubwira abantu ubundi muri rwego rwasema mayoneze ngiye abantu niwe uzamenye igiciro mayoneze iriho uraba udafite umunyu urabona mayoneze umunyu ufite agafuka se njyewe umufuka k'umunyu umufuka w'umunyu se ni ibiryo umuceri nawe ushize ejo umva nkubwire ndakubwiye ngo ntabwo nkubwire sheri ntabwo urenganga tutabyumvikanye ako ntabwo ushaka amafaranga urashakira he ntabwo mbyumva ngiye guhora n'uramukire ntabwo mbyumva ngiye guhora n'uramukire kuri butike ariko iyo uzi kujya gukorera amafaranga wirirwa kera muri karitsiye urikabwira ntushobora kubika ujya gushaka amafaranga yo guhengera bwije ugafata inzira ugatoroma ntabwo ibyo mbishoboye nimba wumva ubona ubwo buzima ngiye ngomba kubamo ndafata umwanzuro wo kugusezera nimba wumva ugiye gufata inzira yo ugenda ariko umenye ko ngiye nakakira umugore wawe ubundi mbaye inganzwa ibintu byarabimbwiye umugore agiye kunyobora koko ushatse kuvuga ko ngiye nkuyobora wari uzi neza ko umugabo iyo atayobotse muyobora ariko ushaka ko umuntu ushaka kubyibazaho cyane umva nkubwire wari waba aya masegonda turimo kuvuganira hano wari waba ngiye kugaruka ndafata umwanzuro we mwanzuro